Inshuti muvandimwe bene data, aka kanya nongeye kubasuhuza cyane. Ndanezerewe cyane kubw'uko Imana yakoze ibikomeye kandi ni ibitangaza, n'urukundo rwayo ihora rutumye tugaragariza uyu munsi. Yaturenze bidaturutse ku guhindagurika kw'iminsi cyangwa se atari uko ari ubushake bwacu, kuko ndahamya nashidikanya yuko n'iyo dusomye mu Itangiriro igice cyaho cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 25, hagenda hatwereka amagambo avuga ngo Uwiteka Imana ngo iravuga ngo habeho. Kubw'ibyo rero ikintu cyose kibaho kubw'uko ari Imana yabishimye kandi yabishatse, ntabwo ari uko ari imbaraga zacu. Uyu munsi ntabwo ari uko umuntu akomeye kugira ngo abe yihaye umwuka w'umwuka, kuko ikintu cyose kitavugwaga n'Imana ngo icyo kintu kibeho, ntabwo naragenze nsanga ko kitigeze kibaho icyo ngicyo. Kubw'ibyo rero iyi ni gahunda nziza cyane, kandi nshimira Imana ko ari gahunda yashimye yuko ibaho. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwikora gutyo gusa, ntabwo ari ibintu byahuriranye. Hari gahunda Imana ifite, hari gahunda Imana igufitiye nanjye kandi imfitiye. Ni muri ubwo buryo rero nejejwe no kugusuhuza kandi nkurarikira kugira ngo aya magambo, ngufitiye icyigisho cyiza cyane, icyigisho tugiye kwigana. Ndakurarikira kugira ngo nucyumva, nukireba, winjire kuri YouTube yawe maze wandikemo amazina yanjye ni yayandi. Ntabwo nashimye kuyakoresha nk'uko ariyo nabatijwe nkahabwa n'ababyeyi banjye. Ndahamya nashidikanya ko no mu bitabo byo mu ijuru ariyo yanditsemo. Neretse Imana Etienne kuri YouTube yawe, maze urahita ukurikira ibyigisho byiza cyane turimo turakorana, kandi twizeye yuko Imana izakora umurimo kandi Imana yiteguye kudukoresha ibikomeye. Nizeye yuko hari umuburo urimo, kandi nzi neza yuko nize neza amagambo avuga yuko ubwo mu ijuru hazaba hari umunezero udasanzwe. Abantu bazajya baturuka hirya no hino bagahoberana bavuga ati ndahangaha kubw'uko wabigizemo uruhare. Ahari ndatekereza yuko ubu ni ubutumwa butari bugarukire ahangaha gusa. Hirya no hino mu burasirazuba, burengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, yewe ntabwo ninya kuvuga yuko no hirya mu bihugu bitandukanye ubu butumwa buzagerayo. Ariko ndakurarikira mugenzi wanjye, inshuti nkunda, kugira ngo niwumva uyu muburo, niwumva ubu butumwa, ubiha agaciro, we kubifata nk'ibintu bisanzwe, kuko ndabizi ntabwo ari ibintu bisanzwe. Inshuti, hari icyo Imana yabishimiye, hari icyo Imana yakoze. Yateguye umugaragu wayo. Ni Imana ivutsa, ni Imana irera kandi igakuza, ni Imana itanga imbaraga. Ntabwo nzi yuko ku bwanjye nari bubashe kugeraho iyi gahunda ikorwa, ariko kubw'uko Imana yabonaga yuko mbisonzeye, yashimye yuko ibyo bintu rwose bibaho, kandi nanjye niyemeje kwibera igikoresho kugira ngo inyuze mu ijambo ryayo, maze nawe uryumva, wowe mubyeyi, wowe mugabo, wowe mudamu, ndetse wa musore we, nawe wa nkumi, namwe mwabana batoya mwebwe turi kwigana iki cyigisho, ndahamya nashidikanya yuko nimwemerera Kristo akaba muri mwebwe, namwe mukaba muri we, kari umunsi tuzaba turi kumwe dushima Imana cyane, ubwo tuzaba twasize imiruho yose yo muri iyi si, twibereye ahatazongera kuboneka ikibi. Mbese aho mwaba muhazi, hari igihe gito cyane, hari umunsi buzira, ariko tukaba tutazarara muri iyi si. Hari igihe buzacya twibwira yuko ibintu ari ibisanzwe, ariko tugashiduka tubona yuko ibintu koko atari ibisanzwe, ahubwo twiteguye kwijyanira na Kristo uri hafi kugaruka. Ni muri ubwo buryo rero ngira ngo mbararikire gukurikira iki cyigisho, kandi mwibuke no gukora subscribe kugira ngo ibindi byigisho tuzajya tubategura bijye amamenyesha ajya abasha kubageraho. Uramenya utazacikwa biturutse kuko warangaye ako kantu gatukura, ndashaka ugahindura umukara, ukora subscribe, maze tukajya twigana ijambo ry'Imana. Ndanezerewe cyane rero, kandi ntabwo natangira mu mbaraga zanjye kuko njye ntacyo ndicyo. Niyo mpamvu ngiye gutabaza ijuru kugira ngo rize ribane nanjye Nyagasani muri iyi gahunda, ubwo tugiye kwigana icyigisho dusubiza ikibazo kitubaza ni mbese bisobanuye iki
kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Ni amagambo ahari se wenda ashobora kuba atari buze kumvikana aka kanya mu matwi ya buri wese, ariko ndashima Imana yuko hari icyo ijambo ry'Imana ryabivuzeho. Subiramo uyu mutwe w'amagambo bivuga ngo bisobanuye iki? Kwera, kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Ntabwo natangira icyigisho cyiza nk'iki ngiki tutabanje kwiragiza Imana kandi nabanje gutabaza ijuru ngo rize ribane natwe muri iyi gahunda. Niyo mpamvu ncishijwe bugufi, nemeye guca bugufi kugira ngo ijuru ryose rimanukire kubana natwe. Uri uwera kandi uri Imana, wowe udukunda cyane kandi wemeye no kudutangira umwana wa Yesu Kristo waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ndetse n'ibirimo byose, kandi uri Imana ushobora byose. Niyo mpamvu nanjye ntabwo nanezezwa no kuba kure yawe. Washimye yuko nongera kuboneka ahantu. Hari icyatumye ubikora, kubera yuko mu gihe nk'iki ngiki wari uzi ko ngomba kuba nicaye aha ngaha muri izi ntebe, muri iki cyerekezo Nyagasani, ari ukugira ngo ahari izina ryawe rihabwe icyubahiro, atari ukugira ngo njyewe ubwanjye nze nirire ninywera amata yo muri uyu mutara maze ngende ngubwe neza, ahubwo Nyagasani wari ushimye yuko no muri aka kanya nk'aka wongera kunyuzamo ubutumwa bwawe bwiza. Reka uzubane natwe. Ntabwo nabura gusabira abarwayi, abafite imibiri imeze nabi, bamerewe nabi, umubiri ubababaza. Nyagasani ni wowe wavuraga kandi ugakiza indwara ukirukana n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu rero ndatabaje ngo buri wese ugenda ubana nawe. Ari abanyeshuri bakeneye ubumenyi, ariko mbere ya byose ubanze uduhe ubwenge Nyagasani, kandi nsabiye buri wese uri hirya no hino kugira ngo iri jambo tugiye kwiga ribashe kugira aho ridukura ndetse n'aho ridushyitsa, riduteresha intambwe tuva mu Egiputa kandi twerekeza muri Kanani yo mu ijuru, aho hari igihugu cy'amata ndetse n'ubuki, maze aho heza ibyiza tutigeze tubonesha amaso yacu ndetse ngo twumvishe amatwi yacu. Ibyo ngibyo nibyo dutegurira Nyagasani. Reka bibe mu bushake bwawe, no mu izina rya Yesu mbyambaje, amen. Reka nongere mbararikire rero gukurikira ndetse no guha agaciro aya magambo tugiye kwigana. Ni icyigisho cyiza cyane kidufitiye umutwe w'amagambo uvuga ngo bisobanuye iki? Kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Mbese byaba bisobanuye iki? Mbese ayo magambo hari aho yaba aboneka muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana? Reka tubashe kubumbura Bibiliya, igitabo cyiza kandi cyahumetswe n'Imana, kugira ngo tubashe kwiyumvira ndetse ayo magambo meza, amagambo y'ubugingo. Reka turebe muri Matayo ni mu gice cyaho cya 10. Turambure Bibiliya zacu turebe Matayo ni igice cyaho cya 10 ku murongo wa 16. Hari umutwe w'amagambo utubwira ngo uburyo intumwa zizarengana. Ndasoma uyu murongo umwe kugira ngo dusubize ikibazo kivuga ngo bisobanuye iki? Kugira ubwenge nk'inzoka no kwera nk'inuma. Hari amagambo avuga ngo, ni Matayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 16, ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Aya magambo kubanza atoroshye, kandi ndatekereza yuko ari umugani Kristo yakoresheje, kandi ngira ngo utegere amatwi iri jambo kandi ubashe kuryumva ndetse witegure no gushyira mu bikorwa nyamuneka iby'iri jambo rigusaba. Ndahamya nashidikanya yuko ari gahunda y'Imana. Ntabwo ibi ngibi ari ibintu byapfuye kwikora gusa, ahubwo ni umugambi wayo. Ndagira ngo tubanze turebe nyirizina, mbese aya magambo kubera iki yavuzwe? Mbese aya magambo yabwirwaga bande? Ni amagambo meza yabwiwe intumwa. Ngira ngo Kristo ubwo yari ari muri iyi si,
ndagira ngo tubashe gukurikira neza kandi tutaza gucikwa n'ijambo ahari byazaga kutugirira umumaro, kugira ngo tubanze twumve neza. Yesu yaje muri iyi si, hari igihe yabaye muri iyi si yiyemeza guca bugufi nubwo yari Imana ariko abaho nk'umuntu. Ndagira ngo ndarike inshuti yanjye muvandimwe, kugira ngo iri jambo ubashe kuryumva neza kandi ubashe kuritegera amatwi. Igihe Yesu yari amaze umwaka n'igice abwiriza, yari amaze umwaka ndetse n'igice abwiriza, ariko abona yuko atari byiza yuko yakomeza gukora uwo murimo wenyine,